wigeze umva igihugu bita u Rwanda? Yego u Rwanda ndaruzi. Bano bagabo ni ibyamamare. Umwe ni Jamie Foxx aravuga ati u Rwanda ndaruzi. Umubajije ni Tom Cruise aravuga ati igihugu cyitwa u Rwanda wigeze ucyumvaho? Umva amagambo. Abantu barenga ibihumbi n'ibihumbagiza barishwe mu ijoro rimwe muri icyo gihugu mubwira cyitwa u Rwanda. Nobody's killed people that fast since. Nta muntu wigeze wica abantu ku muvuduko ungana gutyo kuva bya bisasu bya kirimbuzi byagwa na Nagasaki na Hiroshima. Ati mu Rwanda hapfuye abantu ku muvuduko uri hejuru ku buryo ibyo bintu byaherukaga Nagasaki na Hiroshima kandi ho ni bisasu banaze mu bantu birabiyicira ariko twebwe murabizi umuntu yafataga ndakamwica. Mva amagambo wumve urumva ukuntu twabaye iciro ry'imigani ribi. Did you bat an IMAX? Wigeze ubyitaho abanyarwanda ubwo bapfaga ngo byibura ugaragaze ko byitayeho uhangayitse abanyarwanda ubwo babicaga kuri uwo muvuduko ungana gutyo? Wigeze ujya muri Amnesty International bya miryango ngibiyungabunga ngo uburenganzira bw'ikiremwa muntu uvuganira mu banyarwanda bapfaga? I don't know any Rwandans ariko nta munyarwanda n'umwe tuziranye. Umva ikigoryi impamvu kitavugiye abanyarwanda ubwo babicaga ngo nuko nta munyarwanda n'umwe baziranye. Ariko n'iki kigabo nishe kiri muri butu ntago kizi. Umvisha umwicanyi ariko uko bisha abanyarwanda ntugire icyo uvuga wicariye muri Amerika ukavuga ngo nuko nta munyarwanda n'umwe muziranye. N'uyu rero niyiciye ntago muziranye ntago muzi ndeka mvaho.